ndabasuhuje mwese abankurikira kuri Global Hot News, ndabashimiye cyane, ndabashuje kandi mu by'ukuri mukomeje kunyereka ko mushyigikiye kuri YouTube channel yanjye Global Hot News, mukomeze mushyigikire ndabinginze. Birimo biraza ndimo kubibona. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza icyumweru cyiza. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 7 z'ukwa karindwi, umwaka wagiye, umwaka twawujyanye, hasigaye amezi make. Ariko ushimira Imana kuba uri muzima, utarwaye, utari mu bitaro, ni ibyo gushimira cyane. Hari abantu benshi bari mu bitaro barwaye bameze nabi, wowe uri muzima, ntiwabuze icyo kurya, umeze neza, icyo udashimira Imana. Maze iminsi nkora ibiganiro bitandukanye, ariko nyine mbona birimo kugenda biza buhoro buhoro. Abatarakora subscribe nabasabaga ngo namwe mushyigikire, ndabinginze. Kora ka subscribe hari ukandeho gusa, hari nicyo bitwaye. Ndi kuri G1, ni hoteli nziza, abantu baza bakicaraho bakiyakira, ni nziza kabisa. Uyu munsi hari ikiganiro ushaka ko tuganira. Hari abantu bamaze iminsi bibaza ngo ko General Muhoozi Kainerugaba adaherutse gusuza ku Uncle kuri Twitter, kuri X. Muribuka minsi ishize yajyaga amusuhuza cyane Uncle kuri Twitter, ubu sigaye yitwa X. Abantu rero baribajije ngo byagenze bitera kadaherutse kumusuhuza, ariko nkeka ko nta kibazo kirimo gikomeye. Gusa ndashaka kuganira ku bijyanye n'amatora muri Uganda, mu Rwanda. Ariko mu Rwanda nta byinshi twavugaho, ntabyo twavuga mu Rwanda ko ni ibisanzwe, uzatsinda arazwi. Gusa wavuga ngo Mpayimana yatsinda, reka. Wavuga ngo Habineza yatsinda, reka, wapi. Keretse iyo haza kuba ari nk'undi muntu nyine ufite imbaraga, agiye guhangana na Kagame, bagahangana, amatora agashyuha. nk'uko ubona i Bugande bameze, Bobi Wine arahaguruka, Museveni agahaguruka, FDC igahaguruka, igikomeye itarasenyuka, ikirimo ba Kizza Besigye, ikirimo ba Mugisha Muntu, bose ni abantu bakomeye kabisa, bari abasirikare bakivamo, batangira ibya politiki bajya mu mashyaka. Mu Rwanda rero nta muntu turabona wavuye mu gisirikare ujya mu bya politiki kwiyamamaza, gushinga amashyaka, ntawe nzi. I Bugande rero nabo amatora asa nkaho yatangiye, ariko ndashaka gukora analyse ukuntu Muhoozi azaba perezida. Ababyanga babyange, ababyemera babyemere, ariko azaba perezida w'iki gihugu. Njye niko mbibona, agiye ku giti cyanjye. Gute ubu ngubu ni umugaba mukuru w'ingabo, ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, CDF. Noneho bivuze ngo agomba gutunganya igisirikare, arimo yitegura kuzaba perezida. Agomba gutunganya igisirikare. Icya kabiri, yatangize ishyaka ryitwa UPM, Uganda Patriotic Movement. Ni ishyaka bararironkinze
abadepite benshi bo muri NRM ya Museveni bagiyeyo benshi n'abandi bigaragaza ko ari ikintu gishyigikiwe na perezida n'abandi bantu bakomeye muri leta. Ni ukuvuga ngo ni inzira Museveni arimo amuharurira nka manda y'ubutaha. Iyi ngiyi igiye kuzayo Museveni azayitsinda, ariko iyo ubutaha Muhoozi azaba yakabye. Bivuze ngo iri shyaka rye rero yatangije UPM rigomba kugira abadepite benshi, kuko urumva bizaba bibaye ko atavuga rumwe na leta mu nteko ishinga amategeko. Niba uzaba ufite abadepite benshi, azaba ari we member of opposition, azaba ari we ukuriye uruhande rutavuga rumwe na leta, nk'ukuntu ubona Bobi Wine ameze, kuko ishyaka rye rya NUP ryagize abadepite benshi, ariko bataruta ab'ishyaka rya, mbese nibo baruta ayandi mashyaka FDC, rya rindi rya FDC, rya rindi rya ndaryibagiwe. Uriya Museveni yahaye bwa minisita wa Health DP. Noneho urumva ko namara kugira abadepite benshi zababaye, azaba ari ukuriye igice cy'abatavuga rumwe na leta mu nteko ishinga amategeko, muri parliament. Icyo gihe urumva ko azaba afite imbaraga zirwanya isi. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo aziyamamaza nk'umuntu uturutse muri opozisiyo, yiyamamaze atsinde, kubera ko ni inzira bamuharuriye agomba kunyuramo. Hari abavuga ngo we ntabwo azakora kudeta, ngo akore kudeta ya se, wapi, nta bya kudeta. We azaza n'ishyaka rye ritavuga rumwe na leta. Erega ntakinanira amafaranga, kuko amafaranga arayafite menshi. Na se wabo ba General Salim Saleh, bande ba Mama Mbabazi, ba Gategaya, benshi bakomeye muri NRM bazamushyigikira. Bivuze rero ngo Bobi Wine ibyo yigira byose ntabwo yayobora Uganda, ntabwo azayobora Uganda, keretse wenda nawe azaba ashaje. Ariko gusa Muhoozi nayobora manda nk'izindi 3 cyangwa 4, si imyaka 20, gusa Bobi Wine azaba akiriho akirwanya Muhoozi ngo abe perezida wa Uganda. No, ikindi buriya NUP izaba manda itaha nadatsinda, kandi ntabwo azatsinda. Nadatsinda rero nk'ukuntu byabaye kuri Besigye yarashyushye, arashyuha, isi yose arayihagurutsa kabisa, arayitegesa. Ariko ubu ngubu byarangiye, ubu ngubu yasanze Bobi Wine muri NUP. Na Bobi Wine rero ubwo hazaza undi nawe ugezweho icyo gihe, agerageze, ariko wapi, ntacyo azageraho. Igisirikare burya urabona muri Kenya impamvu biriya biba ni uko igisirikare kiri independent, kirigenga. Buriya ntabwo ari nka hano Uganda cyangwa mu Rwanda. Haramutse hagize ikibazo kivuka, nk'ubu hagize ikibazo kivuka muri Uganda, bujya guca ubona abasirikare bakwirakwira imihanda yose. Kubera iki? Igisirikare ntabwo kirategekwa. Mbese aravuga ati uyu munsi muhaguruke tujye hano, bakambara, bagafata imbunda, bakagenda. Muri Kenya ntabwo ibyo ngibyo biba, bigomba kubanza gusabwa, bikemezwa. Niyo mpamvu ubona bo bamaze kugera kuri
kuri demokarasi yo ku rwego rwo hejuru. Rero kandi hari abavuga ngo Muhoozi nayobora ngo bizaba bibaye ubwami gute? Nta tegeko ribuza umuntu uturuka mu muryango wa perezida kwiyamamaza cyangwa kubona akazi ako ari ko kose muri leta. Nawe ni umunyagihugu nk'abandi. Rero itegeko ntabwo rimubuza nawe agomba kwiyamamaza ngo bizaba bibaye ubwami ngo biki n'ibiki. Nawe afite uburenganzira nk'abandi, kimwe nk'uko mubona mu Rwanda umuhungu wa Kagame yagiye mu gisirikare, nabo batangira gutekereza ko ari bene ibyo ngibyo. Ntabwo ariko bimeze. Yajya mu gisirikare nk'abandi, yakora akazi ka leta nk'abandi, kuko nawe ni umunyarwanda nk'abandi. Urumva rero ntacyo byaba bimutwaye, yakwiyamamaza cyangwa agakora akandi akazi nk'uko undi wese yagakora. Barimo baravuga ngo mu Rwanda ngo n'umuhungu wa Kagame nawe niyo ashaka kwigana Museveni, simbizi wenda nibyo, ariko ku rundi ruhande nawe ni umunyarwanda nk'abandi, yajya mu gisirikare, yakwiyamamaza umwanya uwo ari wo wose nk'ukuntu ubona abandi bakora akazi ka leta, nawe yagakora. Rero nashaka kubaganira kuri icyo ngicyo cya Bobi Wine na Muhoozi n'umuhungu wa Kagame, iyo generation yabo. Muhoozi we birasa nkaho byabaye confirmed, umuntu baronkinze n'ishyaka rye, ubwo se hasigaye iki? Hasigaye imanda imwe kuba yatunganyije igisirikare cye neza, ubundi akaza akayobora iki gihugu. Ndetse abantu barimo kuvuga ko impamvu yashuditse cyane Perezida Kagame ni uko ashaka kumwigiraho gutunganya igihugu akagishyira ku murongo. Gusa wenda iki gihe cyo mbona kizamugora ni ibintu bya corruption, ruswa yamaze gufata indi ntera cyane, na Perezida Museveni yirirwa yivugaho, ariko yafashe indi ntera, kuko buri muntu wese hano no kujya gutora, kugira no kuri Nyumba Kumi kugira ngo bajye kumutora, ko nawe aratora, kugira ngo mujye inyuma kumutora ni uko uba watanze akantu amafaranga. Ntabwo hano batorera ubuntu, bitandukanye no mu Rwanda. Bivuze rero ngo Muhoozi w'inzira asa nkaho yayiharuye, arimo kwisoza atunganya igisirikare cye. Bobi Wine nawe arimo aragerageza, ariko simubona aba perezida w'iki gihugu. Ubwo se byaba byagenze gute? Wa mugani ngo byaciye mu iyihe nzira? Abana b'Abahima bari hano hanze mu gisirikare bamukundira se? Keretse wenda habayemo iby'intambara ziturutse ahandi, zirimo ukundi kuboko gukomeye, wenda byashoboka byo, nk'ukuntu twabonye muri Libya byagenze. Ariko bitari ibyo ntabwo Bobi Wine azayobora, wapi. Naho ndumva ari ibyo ngibyo, kuko Muhoozi azayobora kabisa. Ababyanga babyange, ababyemera babyemere, ariko azayobora. Nibyo rero nashaka kubaganiriraho bijyanye n'amatora ateganyijwe muri 2026, nibwo ngira ngo bazatora hano i Bugande. Ariko ubu nyine biba byaratangiye, kampeni ziba zaratangiye, abantu bakora utuntu dutandukanye. Kandi buriya Museveni nyine yashatse kugira ngo azane Muhoozi hakiri kare, abantu bamuvuge amenyerwe. Muribuka ko habanje cyitwa MK, birasakuza kirarangira, batangira noneho ishyaka UPM, Uganda Patriotic Movement, ari ryo rizaza risimbura irya se
nko muri manda ikurikira iyi ngiye gutangira, njye niko mbibona. Nawe ushobora kuba ufite uko ubibona ukanyandikira muri komenti hariya hasi, ukambwira nawe uko ubyumva, hanyuma tukajya tubiganiraho buhoro buhoro, nta kibazo. Hano rero nshobora kukwamamariza, nshobora kumbwira nkagukorera publicité y'ibintu bitandukanye. Hano hari na hoteli nziza, nashaka kubereka no muri ka jaride kayo ukuntu kameze, ni keza, ni heza kabisa. Rero mbasezere, ugire icyumweru cyiza. Bye.